Ndabasuje mwese kuri Flow Kitchen and Creative. Amahoro, mumeze neza? Twagarutse muri ya gahunda yacu none mu gikoni, aho tuganira ku biribwa, tukareba ibyo turya bitugirira umumaro kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu. Tumaze kubimenyera rero, impamvu n'intego dufite turazizi. Natinze, reka duhite dukomeza ku kiribwa cy'uyu munsi nabateguriye kugira ngo tukiganireho, turebe icyo kitumariye kandi turebe n'uburyo tugifatamo kugira ngo kitugirire umumaro kurushaho. Uyu munsi rero mu gikoni nabazaniye ikiribwa cyitwa karera. Ese karera urayizi? Ushobora kubiza abantu bakeya, ariko ndaje kugira ngo nyibasobanurire, mbabwire, ndetse no ku mashusho muragenda mubibona uko iteye. Urasanga ushobora kuba warayibonye wenda ntubyiteho, cyangwa utarayibona, gusa mbamara impungenge bazanira ibiribwa bidahenze kandi byoroshye kubibona. Ushobora kuba utayizi ariko uyumvishe, ariko nujya mu isoko ahantu hose uhahira henshi zirahaba kandi ntabwo zihenda. Ushobora kubona ikiro kuri 500 cyangwa 1000, cyangwa se imwe ukayigura 100 cyangwa 200. Murumva ni ikintu giciriritse gisanzwe kidahenze ariko gifite umumaro ukomeye cyane. Karera rero, cyangwa se banayita nanone melon amer. Melon nka watermelon uko tubyumva, ariko bakongeraho amer, bivuga ngo ni melon isharira. Nk'uko rero izina naryo ribivuga, karera ni ikiribwa, ni urubuto rusharira cyane cyane. Uko gusharira kwacyo rero tugiye kuganira uburyo bituma rugira akamaro gakomeye cyane ku mubiri wacu. Akenshi iyo urebye usanga imibiri yacu iteye ikunda gufashwa n'ibintu bisharira cyane, usanga byifitemo ubushobozi bwo kutugirira akamaro. Tugiye rero kubiganiraho muri none mu gikoni yacu uko babwiye. Tuganire kuri karera cyangwa se melon amer nkuko mbibabwiye. Nureba n'amafoto urashobora kugenda usobanukirwa icyo kiribwa. Ndakeka ko abenshi murasanga mwarakibonye, wenda mukaba mutakitagaho cyangwa se mutari muzi uko cyaribwa, ariko mukizi. Nibyo rero tugiye kuganiraho. Tega amatwi, mwiza amatwi kugira ngo tuganire ku bifitiye imibiri yacu akamaro. Karera rero umwihariko wayo ntanavuga byinshi, izwiho kuvura diabete. Abarwayi ba diabete mwigire hino, mutega amatwi. Waba uyirwaye cyangwa se umuntu uyirwaye, uzi umuntu uyirwaye, tega amatwi umva uko wakwifasha cyangwa se ugafasha na mugenzi wawe. Ikora ibintu byinshi bitandukanye, ariko umwihariko wayo ni ukuvura diabete, cyane cyane n'ubwo busharire nyine yifitemo. Melon amer rero cyangwa se karera, baratubwira ngo l'aptitude du melon amer à réduire le taux de sucre dans le sang constitue probablement le résultat le plus notable de ces études, étant donné l'utilisation ancestrale de cet aliment pour traiter le diabete et réguler le taux de glycémie dans le sang. Nibyo batubwiye bibanzeho cyane ko iki kiribwa karera kizwiho cyane mu kuvura diabete, no aribyo nyine bijyana no kugabanya isukari mu maraso. Il aide à maintenir le niveau de sucre dans le sang qui est déjà dans la plage normale. Ifasha cyane mu kugabanya isukari mu maraso, ikayiringaniza ku buryo igera ku kigero gisanzwe gikenewe mu mubiri kitangiza. Il aide aussi à maintenir une tension artérielle normale. Karera kandi ntabwo ari kuri diabete gusa, nkuko nababwiye ko zino ndwara zisa n'izihererekana zigashorerana, iyo imwe ije itera indi. N'ikivura imwe usanga kinavura iyindi. Niyo mpamvu rero batubwiye ko nubwo ivura diabete ariko inavura umuvuduko w'amaraso. Ifasha kumentena tension artérielle normale. Nkuko uzasanga ibintu bitera diabete binatera umuvuduko w'amaraso, niko uzasanga n'ibintu bivura diabete byinshi bihita bivura icyarimwe n'umuvuduko w'amaraso, n'umwijima se n'umutima. Ni indwara zihererekana mu kuzirwara, kandi wanazivura ufatira ibintu tuba tuganiraho, ukazivura mu ruhererekane n'ubundi, kimwe kikavura izo ndwara zose cyangwa se kikavura bibiri. Ugasanga niba ufashe wivura diabete uvuriye rimwe n'iyo tension,
n'izo ndwara z'umutima n'umwijima tuzagenda dukomeza tubireba turushaho gusobanukirwa. Il aide aussi à promouvoir la digestion, ifasha nanone mu igogorwa ibyo twariye bikajya mu mubiri neza, iby'imyanda bigasohoka byihuse bidateye ikibazo mu mara n'ahandi. Il peut aussi aider à réduire le taux de cholestérol. Nkuko nandi kubivuga, niba ikiribwa kivura karera ivura iyo diabete, ikavura ikaringaniza n'isukari mu mubiri, ako kanya ihita kora kugabanya cholesterol mu mubiri, kuko n'ubundi bya bintu ahanini biterwa na ya cholesterol mbi iba yabaye nyinshi mu mubiri. Karera rero urumva ivura ikora kuri iyo sukari cyane cyane, ni nacyo cy'ingenzi uyu munsi nabazaniye. Ariko muri uko kuvura diabete ikavura ikaringaniza umuvuduko w'amaraso, kandi noneho igakora kuri digestion, niko tubibonye, ikanagabanya ibinure, ikakura ibinure bibi mu mubiri. Est-ce que la karela ou bien melon amer fait maigrir? Ni kibazo. Lorsqu'il est bien en jus, le karela disloque les glaces. Iyo uyifashe nka jus, baratubwira ngo uyifashe nka jus igira itwika ibinure. Il est émerveillé alimentaire et bien neutre, et son action serait très intéressante pour lutter contre l'obésité. Ikora cyane mu kunanuka, igakamura ibinure, ikarwanya umubyibuho ukabije utari ngombwa. Des études ont prouvé qu'une espèce particulière de melon amer avait la capacité de stopper la croissance des cellules cancérigènes grâce à sa haute teneur en antioxydants. Karera kandi cyangwa se melon amer ngo ubushakashatsi bwagaragaje kandi bwemeza ko ifite ubushobozi bwo kuvura, kurwanya kanseri, kwicaza ya maserire batangiye kudevelopa kanseri mu mubiri, bitewe nuko yifitemo nuko ari antioxidant. Yifitemo bwa bushobozi nyine bwo gusora, gukura imyanda mu mubiri. Ikintu cya antioxidant twakivuzeho cyane, iyo nyivuze ndakeka muhita mubyumva. Rero noneho turebe uko karera ifatwa, uko wayifata kugira ngo ushobore kukugirira akamaro. Abenshi rero bakunda kwifata mu masalade nubwo isharira, ariko ukayikatagura duto duto ugakuramo imbuto imbere. Muragenda mubona ku mashusho ko iba ifite imbuto imbere, noneho duto duto ugashyiraho akavinegere keza kamwe ka pome, ukaba wayirya muri salade. Birumvikana nyine irasharira, ariko uba ushaka umuti, ntabwo ibyo gusharira ubyitaho. Abandi kandi bagakata utwo duto duto bagakuramo imbuto nk'uko mugenda mubibona, nk'uko dukase gutya ku mashusho, ugakuramo izo mbuto, warangiza ukadukaranga ukatwumutsa neza, ubundi ukaturya nk'urya imboga. Ariko noneho njyewe ndabagira inama cyane cyane hejuru y'ibyo kujya muyinywa nka ji. Ku bafite ikibazo, ku bamaze kurwara iyo diabete, bafite ikibazo cy'umuvuduko n'ibindi bibazo, amakostipasiyo bitandukanye, kugira ngo igire resulta zihuta, ibyiza no kuyifata nka ji. Buriya ji yinjira mu mubiri vuba vuba, ku buryo n'ikibazo kirimo igenda igahangana nacyo byihuse. Ji rero nayo si ngombwa gukuramo izi mbuto, ushobora kuyikatakata gutya bisanzwe uko mubibona ku mashusho, ugakata imbuto ukazihorera, ugashyira muri blend ugasya, cyangwa se utayifite wafata n'agasekuro ukayisekura, ugasekura, twamara kunoga neza ugashyiramo amazi, niyo yaba yakazuyaza ariko adashushe cyane cyangwa se akonje, hanyuma ugashyiramo bigakora infusion, ukabireka nk'iminota 20 cyangwa se 15, ubundi ukayungurura ukanywa. Iki bitewe nuko isharira cyane, kandi gusharira ntitwayireka niko kuvura kwayo. Igice cy'ikirahuri kirahagije mu gitondo, ukayibyukiraho, nimugoroba ajya kuryama ukongera ugafata igice cy'ikirahuri, ukabikora nk'ibyumweru 2 wikurikiranye, ubundi ukajya muri control. Uzasanga diabete isukari yaramanutse pe, ibipimo ari normal.
mubigerageze muzambwira bitewe n'ikigero uriho. Bishobora gufata icyumweru kimwe, 2 cyangwa se 3, ntuzavuga uti ko maze icyumweru bitararinganira neza. Ntabwo burya abarwayi baba bari ku kigero kimwe. Ushobora kuba uri kuri 400 undi ari kuri 300 byarazamutse. Ubwo rero kubiringaniza igihe umurwayi uri kuri 300 yafata si kimwe n'igihe uri kuri 400 yafata. Ndavuga to yo hejuru nyine y'isukari. Rero byibuze minimum igihe urwaye fata ibyumweru 2 cyangwa se 3, ubundi ukore control. Ufata agace k'akarahuri kakarera kaji akarera mu gitondo na nimugoroba. Ndabizi neza ko uzasanga byaragabanyutse. Birumvikana ntabwo ushobora gufata ngo numara kunywa karera ngo nanyoye karera ngo ndanywa icyayi cy'isukari ngo ndatangira ndya amakeke ngire gute. Oya, iyo urwaye ugomba kwimenya. Niba ufashe n'iyo ji, gerageza no mu byo urya ubikosore, kuko twabonye ko ibyo turya ari byo bitugira abazima cyangwa bikaturwaza. Kosora impande zose ubundi uzambwira. Murakoze rero gukurikira iki kiribwa cyiza cya karera. Nizere ko mugiye kubikora. Tuzagaruka n'ubundi ku yindi gahunda tureba ibindi biribwa bidufasha, ariko mukore ji ya karera muyifate nk'uko mbibabwiye. Ndabizi izo ndwara diabete, umuvuduko, digestion itagenda neza n'izindi bizagenda neza. Ciao ciao.